Mora nigita sinzi uburiri gukora ndi fresh nkahora ndi furi uri mwaduko nzanye mbabiri natamu ngongone na lakabasiri bahora n'amacyari ngo Josh amaliti ndacyabatambika ibisazi muracyari kugigaho wati ndi fresh ni okay ni tamu ya pari kamukibaza ngo mfana hefase mu powe 3-5 mbakoma ndi so Josh amacrip magayo urashona mfatanya batatu nk'abata mu powe liriki zanje zikoma babima ni lizo ni Josh mbatama ibizima na kepu Jesus kinzanira saga ubudasima we inabari nzimaka dole ni gengi hiluki midamora nigita sinzi yo tamu ya re abona ndi state meze nka tula fosho wo munyigaho Josh mbashoro munyigaho mbahi bizima masho wiyigengiri hiyima Paula fat nigayi asi yudatula you know hame nine nakoze na go gikopi madora you know amabuci yo nari ndizi imbeba zirakina amude kopu ndi famous ndige byo kugohekana bisigiye bera bengi ndalobinga siri ndakora narya mu budasi noke kubona imizigo ndekura bisaba gupeye ubu niglos gengi wikira urapungisha zimbwira ma up mbikura ze joke mbishyira dalef zigisi dollar for one stage numvagare nafu mbikora ze joke now sinikoza all the money mbikora na please urapungisha imijoshi no gole skill mavasi za sodi majimora nigita sinzi uburiri gukora ndi fresh nkahora ndi furi uri mwaduko nzanye mbabiri natamu ngongone na lakabasiri muhora n'amashyari ngo Josh amaliti ndacyabatamika ibisazi muracyari kunyigaho wati ndi fresh ni okay ni tamu ya pari shiro nturamusoma nta nubwo wamusoma mutarabana right now nje mu myemerere y'idini ryanjye na mu rasta ubundi like abarasta ni ryo dini ryacu na mu rasta ukora ibyo bintu wapi amurasta usomana kare Wese wavuga ko warwanya uruhe rugamba ubusa ntago biba fayo nukuri Imana niyikisi ibibazo reka gutinda mubabisha namenye kari yitanga yes also my people nizere ko mumeze neza mukomeje kudukurikira 5 cyangwa se 10 mwa muri in the country Rwanda cyangwa se out of the country now ndi rero n'umuhungu wanyu so gayi wa boy kikonkobe boss on the street artist NGD rumuri badeste niyo muri TV turashimira kwa mudukurikira umunsi ku wundi kandi Imana igikomeza kuba blessinga mumeze no kubabwira ngo ku bantu mukurikira ibiganiro byacu mukomeze gukora subscribe munatwunganira mu bitekerezo abantu mufite impano mutubwire tuze dukorana ibiganiro just for boosting just for dropping ourselves no kuvuga ngo rero uyu munsi n'ubundi ni show bya bindi nyine ni bya bindi byacu tukazana basane tukabaninga twakubita freestyle tukabaha experience tukababwira byinshi bitandukanye kugira ngo dukomeze kuganira tunigishanya kubera ko muri iyi si niyo target right now I'm not alone kubera ko ndikumwe n'umusani muri kubona kuri your screen the baddest combo kakakiriye kuri Rumuri TV audio kuze GCD mama city zose chakasa inyota lo gushaka ifungo no gukora big fee me9 nagutuza nalafata linoka right now nibulile dituje muri yoli sinaguha bamajiga sozangiza umuri mu buzima bwanjye bwose narotaga nje ndiri je na gang tumurika maze tukagera nuza neza imbesho za zose nazikize dawe baze kuyagara utarimo na my puff bro OG ewe gawe badeste zivase papa ziyuteye ubwo rero sasa kugira ngo dutangire neza introduce yourself ni Josh wakanirwa bugira indaje mbakolemo cyane mu kugira ibwami ndashaka amabica sunda nka Keleni nka yakoma ngoma kagigira fo gatema deja ngakazunguza buri duhuye imihanda katira gapanye Josh badeste you are artist uri mu rapper Josh nyuma yo kuba umuhanzi ni muntu ki Josh mu buzima busanzwe like mu buzima busanzwe like do umuntu man do umuntu like ariko nyine do mu rapper kabisa nkaba no songwriter just you your job mfite right now yego nibyo bigutunze gutya kabisa nibyo bintunze kuba nandika song yego no kuziririmba tu yego uheruka gukoresha amafaranga iwanyu ryari amafaranga yiwacu niba ubyibuka nanibuka fresh kandi babigoye ariko n'ubu right now ndayakoresha kuko ndacyabahudu ariko nanjye mafita yanjye like ufite yawe OG saving irapatse gutya yes sir no urabona ko hip hop sometime biragorana gukonfirma ababyeyi ko byatari wayigiyemo rimwe na rimwe abantu bakabikora banihisha
Asanga umuntu afite songe nk'icumi iwabo ntabwo bazi ngo bimeze gute. Wowe ababyeyi babyakiye gute winjiye muri hip hop? Like je navuga ko kwinjira muri hip hop kwanjye nta muntu wigeze ubimenya. Mu rugo like nta muntu n'umwe wari ubizi kuko ndabyibuka neza. Hari muri 2000 gutyo na 20 I think. 20 ubwo bwa mbere nagiye kureba pro. Manye pro nagiye kumureba gutyo nguko mfite projet yanjye nambwira ati se pro bimeze gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Mana nshibiceri narubwo byari n'ibya Dani yambwiye ati ndashaka gusupportinga music yawe ukagira ahantu ugera. Mana nshibiceri bya Dani ndamubwira ati man ibyo kuko bavuze navuga ati ibi biceri byose ngiye kubishora kuri bang imwe ndimukubite no hanze igahitisha ndagaza. Abikiri ibisazi. No pro ndaje ndamucoresha nyine. Ahambwira ati nari wowe uzaza ikindi gihe dukore bang za Dani kurikirane fresh kabisa. Like ubwo ngubwo nahise naha ngenda ndategura bya Danje nyine nandika bang unafite song ariko abizi song nyine za mbere utaranatange no kuvuga ngo ugere no muri studio narebe ni experience abandi bakurusha urebe ati nge nzakosora iki mu bintu nk'ibi ngibi biba bikiri ibisazi imana bikiri ibisazi ibyatari kagenda ugasohora benga unakukandika benga ariko bajya kureba bakabasanga nyine nko kwandika nka benga nk'igihumbi ugasanga nta kintu kibereye. Ntabwo biba byoroshye yari ibisazi nyine. Noneho kugira ngo njire muri hip hop ninde wakwensipiye niki kintu cyakwensipiye ko ati yanjye gukora hip hop no matter what I will win? Ngenda ikintu nivuga ko umuntu kuko urumva Justin ari mu rap ariko numva bitandimo nyine umva nawe ibintu biba bikiri n'ibintu bya Dani uvuga ati ibi ni ibishakisha. Ari muri 2021 2021 nibwo numvise ingoma ya Kemozera kuko kuva na cyane nafanaga Bulldog bya Dani nafanaga Buda bya Danje urumva navuze ati se nimba Buda akora ibi bintu akaba bigeza kuko Buda keshi nanone uzumve n'ama interview yiwe abarimo arashishikariza urubyiruko cyane kuzamuka kuvuga ati nimba ukora ibi bintu ukabivanamo umugati why not utabikora. Nanjye navuze ati ese ibyo bintu nimba koko wabikora akabivanamo umugati kwera iki ngiye noneho nataza ngo mbanze nanjye the streets ukubona ibintu bimeze wallahi. Noneho urumva Buda ukimwumva Buda niyo ndirimbo uhita wumva je nyumva Kemozera mita numva hafi Rogo uva Kemozera hafi aho ngaho. Let's go. None tujye kubita hafi noneho. 1 2 3 Let's go. Protizo bukarungira n'ingoga bikola kare nka pocho wa yoga stirindi gangster gusa ndisoba gendela kura abagore n'inzoga nyuma y'ifunguro ndenza yo koga fatida gaheso kuri soda si mu bucuruzi bwa mukavoda rugina hahari fefa ndabona cyangari bigiza mutera imitoma ngeneye kopi ya tanasha dola baby dafite dole glikona itazanzanira home corona ndagukomeye unzanye hibikoma big urumva myandikire iyo myandikire noneho ucyumva Josh Kikon from Hoya Town Badese let's go Flex twagiye Flex rero sasa murani igita sinzi ubureri gukora ndi fresh nkahora ndi furi uri mwaduko nzanye mbabiri natamu ngongone na lakabasiri bahora n'amacyari ngo Josh Maliti ndacyabatambika ibisazi muracyari kugigaho wati ndi fresh ni okay ni tamu ya pari kamu kibaza ngo mfana hefase mu powe 3 mbakoma ndi so Josh amacrip magayo urashona mfatanya batatu nkabata mu powe liriki zanjye zikoma babima ni lizo ni Josh mbatami bizima na kepu Jesus kinzanira saga ubudasima we inabarinzi maka dole ni gengi hiluki midamora nigita sinzi yo tamu ya re abona de state meze nka rutula fosho wo munyigaho Josh mbashoro munyigaho mbahi bizima masho wigengi ri hiyima Paula fat nigayi asi yudatula you know hame nine nakoze na go Gigi copy madora you know ama buci yo nari handizi imbeba zirakina I'm the cop ndi famous ndige byo kugohekana bisigiye bera bengi ndalobinga siri ndakora narya mu budasi noke kubona imizigo ndekura bisaba gupeye ubu nigros kengi wikira ura pungishi zimbwira ma up mbikura ze joke mbishyira dalif zigisi dollar for one stage numvagare nafu mbikora ze joke now sinikoza all the money mbikora na peace ura pungishi mijoshi no gole skill mavasi za sodi majimora nigita sinzi ubudiri gukora ndi fresh nkahora ndi furi uri mwaduko nzanye mbabiri natamu ngongone na lakabasiri muhora n'amashyari ngo Josh Maliti ndacyabatamika ibisazi muracyari kunyigaho wati ndi fresh ni okay ni tamu ya pari ewana kabisa iyo bego yitwa Flex ewe gawe Flex kugira ngo ewe gawe baraja Nada no gufata rap nation igomba kuja
Icyaze papa. Yeah. Uri umwanditsi mwiza urumva? Ewe gawe. No. Yo. Bwa mbere usinda. Wavuze iriya jambo. Sinda. Mu buzima bwanjye sindanywa inzoga. Utangiye kubeshya. Wapi ntabwo mbeshya bro. Ntabwo mbeshya. Ngiye mu buzima bwanjye ntabwo nta nzoga irankura. Ariko wowe uzikoraho. Njye nzikoraho. Ariko ntabwo ndanywa inzoga. Kubera kitanywa inzoga. Like nyine urumva mani. Biba bigoye urabizi nyine nawe abameri b'iki gihe. Of course. Ariko njye ni nacyo kintu naramushimira mani. Kuba yarandeze neza akambwira ati wowe uri umwa kuko urumva ngiye like ndi wa muntu uvuka mu muryango ukunda gusenga mani. Wikunda gusenga Sunday church ibiki n'ibiki ibintu bari bikiri bisazi. Ariko nyine ngiye gutya nta nzoga nywa. Nta nzoga. Wakuze usenga se? Like byatari nakuze senga. Nubwo cyase ukajya muri church. Gutya. Uravugisha ukuri. Wallahi nanabaye no mugakorari. Noneho twagiye. Niyo murongo muri Bibiliya ugufasha. Umurongo wo muri Bibiliya umfasha. Avuga ngo wabishe turakuvumbura. Avuga ngo ni mu migani mani. Ni mu migani avuga ngo igice sinyuka fresh ariko mu migani ibice sinago nibuka fresh ariko aravuga ngo wa munyabute we egera ikimonyo urebe uburyo gikora nyine. Urebe uburyo cyishakira ibiryo kikabihunika ibintu nk'ibyo nyine gutyo fresh. Mbwirira abanyabute rero. Abanyabute nyine ubwo abo banyabute basa nk'abo abandi baje muri hip hop bakaba badashaka kuyikora. Bo bagize ubute nabo gutyo. Ahubwo ndibegere Josh barebe uburyo akora. Josh se ni ikimonyo. Nakigiranya nk'icyo kimonyo musa. Nakigiranya nk'icyo kimonyo. Cyavuzwe muri Bibiliya. Ni byiza njye ndanabikunze of course. Kubera ko abarapa ntago kurapa ari ukunywa kurapa ntabwo ari itabi man. Ntabwo ari itabi. Kurapa ntabwo ari itabi, ntabwo ari kanyanga, ntabwo ari iki n'ibiki. Kurapa ni just icyo wifitemo man. N'ubwenge. Ikintu wifitemo ukavuga ati nge ndi muri gutya fresh. Noneho urumva ko ni ibintu byiza wanabishishikariza n'abandi kabisa. Umuntu uza kurapa kumva ko just drugs no kurapa. Hari n'abandi benshi babivuga byatari nk'abantu bavuga ibyo bintu bakavuga ko ibiyobyabwenge bihura na hip hop. Like nuko ushobora kubivuga umuntu akaba yagira ngo ni ukwiyemera ngo ugiye kuzana ibintu nk'ibyo n'iki n'iki. Ariko se nabasana urumva se nabasana numva banabikoresha ibyo bibora. Yaje no kuri mic man ya recording ikintu ukabura icyo yavuze. Of course. Abo barahari byatari. Barahari cyane. Benshi cyane ntabwo ari ngombwa kuba bavuga hano muri interview. Urwo rugamba ntabwo nge ndashobora kururwana. Ariko hari aba rappers benshi kabisa man agenda kandika boro yanikoroze gutyo ubwo nguko nyine ushanga ibintu byose ari ibya danger, ibintu byo kwikaya kwishamika niki. Ariko yajya kwandika boro ya recording boro ajya yumva kumva nta kintu na kimwe kiri. Ni benshi mane basani hano hanze turabazi rego. Ndacyakomeza kukubaza kubera ko abantu bagomba kukumenya bakamenya what about Josh. What about OG. Ufite indirimbo nyinshi kuri platform zawe. Izo platform ni zihe? Izo ndirimbo ni zingahe? Right now abantu bajye kuzishaka. Right now mfite ingoma zigera muri 7. Ingoma 7 kabisa ziri kuri YouTube na Audio Mark. YouTube Audio Mark ni Josh Phoenix. Nibisanzwe hari abantu bajya bandika Josh ugasanga bashyizeho like nuko andika ja o sa na ha ugatushyiraho fa na i na na i na x. Josh Phoenix. Instagram ni Josh Phoenix. TikTok Josh Phoenix na Facebook nubwo abantu badakunda kuyikoresha cyane ariko nabo barayikoresha ni rwo rubuga rwa mbere rukoreshwa cyane. Ndabizi abasani benshi hano hanze rega barayifeka bayikoresha nijoro bihishe gutya ariko bakayikoresha. Ni Josh Phoenix kabisa. Turaza no kubishyira muri comment, abantu bare muri comment uraza ko izo link tagging pinning ndamva nk'akazi. Noneho urumva ko ni ibintu byiza abantu bagende mushake indirimbo za Josh. Ahubwo natubwire ngo nizihe kugira ngo abantu bajye gushaka. Umaze gushyira indirimbo zingahe? Nizihe? Ni indirimbo 7. Izo ndirimbo 7 like ziri kuri album nayo vuba ejo bundi kabisa ndayitangaza. Like indirimbo ya mbere yasohotse bahita twatwiki.
kabiri indirimbo ya kabiri bayita okay yanakunzwe n'abantu benshi byatari. Yego. Indirimbo ya gatatu bayita Waneza, nayo ni single track. Indirimbo ya kane bayita Taki featuring Bruce Codes. Indirimbo ya gatanu bayita It's time. It's time to find. Oh yeah, yo kuvuga ni remix yayo na right. Yo isohotse vanga. Indirimbo ya gatandatu bayita like Taki. Indirimbo ya gatandatu bayita Melissa. Melissa. Ni indirimbo nayo yakunzwe cyane. Shout out kuri buri muntu wese wanyeretse urukundo kuri ra ndirimbo. None muri izo ndirimbo ni yihe ugiye kudukubitiraho atari ya indi wadukubitiyeho mu kanya? Muri izo ndirimbo zose yo wibuka zose mba nzize. Akandika ikintu utazi ubusa ntabwo byakunda. Ntabwo babikunda. Twagiye twatwike. Okay, let's go. Kudasima we isigaho G nigizo marizo turi ku kingo Mr Tani muvunike dusigaye tugenda tulezi tuza guhata ibyawe wallet yaje abana bateye nka nikibalaje yo rudakwina ari kubatwika basaza bingagari bagapesa nabo bakambwe niba blues bishego byabo baje kubitwi na rugo rutagira umusani myaka yadusize ku makoma dukugira mu myobo ng'amafuku tuzamuka twikoreye imizigo nafukiye 9 nje kuyashaka imihanda yose mba ndizunguza ngaya yimbindi tujye gapfusi shadi bazeba mukubite niki let's do this tuhatwike let's do this tuhatwike let's do this tuhatwike let's do this tuhatwike ubu ndi hayi ndabakabye yuko minigandi mu gakino ngo amakidango beta mu cyico let's go Josh turi mu cya Waneza yaje siga kalange ngumva izo rime biti zila basaza bose mbagira urwende we cyaze kabisa cyaze. Shout out nayo navuga ngo Kongzi kubera ko ibintu biratinda bigashoboka kandi man uri kuri move ya fresh bazatega moto kabisa. Bazacamo man bazacamo bana mpamvu yo kwiheba ibintu abikiri ku murongo iyo barimo ibintu by'Uwiteka abagomba kuzagwa agasange bashaka imyaka ku isahani umuhungu. none se Josh mu buzima nicyo kintu cyagushimishije? Tekereza neza mu buzima ikintu cyane byose byakubayeho ikintu cyo kintu uhita ubati man kintu cyarashimishije kabisa. Ikintu cya mbere cyashimishije yego ni ukugira fame inkunda nyine like umumeri wanje mukumva nyine we ashyigikiye mu bintu byanjye runaka uburere bwiza yanoje like my brother support yiwe n'abavandimwe banjye urumva nongo ikintu cyagushimishije ni support z'abajene abantu bakubi ruhande like Josias bench gusa ibintu nyine biba bigoye cyane urumva nawe ni kumva umuntu ufata ukavuga ati genda nge man nge sinzi nyine ukuntu mba mufata tu ubona ari umuntu wadanje kuri ngewe. Umujene wanje amita cyizere kabisa man abajene banje shout out to him Lionel man aba classmate banje none ukuntu bago babishyushyemo byatarati umuhungu agomba gufata agomba gufata kabisa akantu hanze bahita bashugunyanga n'iki wowe gufata man ndagufata kabisa. None se mu buzima nanone urabizi tugira ibitubabaza twese ura n'ibintu bikamubabaza wowe nikiye kintu cyakubabaje man sugwe niki kintu ukagenda ukarira urumva kango hadi ukabura ikintu uvuga ati uvuga ati iki kintu cyarakubabaje ndababaye kabisa no kajya biro kwa timwa urababaye tu sugwe niki kintu cyambabaje wallahi Kanacho wallahi. Oya nyine nago wavuka ntabwo urabara. Nyine ari ibintu ari tubora tugomba tukubabaza ukumva nabidanye. No muri two tubora. Akaboro karututwo ngutwo. Man nyine ikintu cyambabaje urumva. Ukagenda ukababara kwa ewa. Like kabisa. Ibintu nk'ibyo. Man rero abasani benshi hano. Ntabwo man hari tubora tukubabaza ukumva ni wanadutindaho nyine nawe ino. Basugo wajya kuvuga ngo runaka ngo twagiranye beef ngo nababaye ngo kandi ikintu kibabaza abasani nindo
kandi na reka bawukubise indobo reka nta muntu wantera indobo muhungu twatahuriye ko naterese rimwe bigahita bicamo genda wavuka mu buzima bwawe waterese rimwe once bro umujene mukuru na n'ubu antiri nawe muracyakundana gutya umubera tumaranye igihe kinini mani ni igihe kingana iki ni nka 2 years kuko yabanje kuba best wanjye bimubwiranye umugabo nyuma haciyemo nka 2 years bimubwiye gutyo nguko ubwo muraturanye si muba muri kumwe cyangwa ari kure yawe ari kure yanjye ukamwizera se oya ariko nahabidanje we niyumva ashaka kugenda zacomoka haza abandi namujene reka ndumva nakoze ikosa ryo gutatira hip hop niyumva agenda azagenda haza abandi genda muri bakuvugana ryari namukanya nzano twavuganye nake kana yakubwiye ukabati cyazi kabisa gatatu ndakonzwe ariko ikintu cyambere yambwiye ngumva ni ibyadanje ni support nyine kunyereka ko ashyigikiye ibintu byanjye tu nicyo kintu cyonyine kwanyereka ko nose kuba yambwa ngo ndagukunda ibyo ni ibintu bisanzwe nanjye nagenda naro babwiye ngo ndamukunda like ikintu nyine yankoreye ngumva ni ibyadanje kuba yaramaye wenda akambwira ati ngiye ndemera kuba girlfriend wawe no kuba ashyigikira mu bintu byanjye that's enough aha noneho ari sex na kiss niki ubona wamusaba mbere nta kimwe umusa uzi ahantu ibyo bintu byakunda man we banza ufate wumve ahantu wenda byakunda kireka waramutaye amago waramukubise higaro byo ni ibintu nabyumvikana ariko ko wamubwira ati ngo right now ngamubwira ati bimeze uko nguko that is possible nta nubwo aragusoma twaba twahuriye he ubu right now umugore wanjye ni music hip hop niwe mugore wanjye kabisa niwe musomana buri gihe n'ubu ngubu nari ndi kumusoma mu kanya yanyambitse impeta nuvuga ngo shiro nturamusoma nta nubwo wamusoma mutara abana right now mu myemerere y'idini ryanjye nta murasta ubundi like abarasta ni ryo dini ryacu nta murasta ukora ibyo bintu wapi amurasta usomana kare gusa wavuga ko warwanya uruhe rugamba ubusa ntago biba rero urumva tugaruke mu buzima busanzwe ubu nurasomana pe umujene kabisa do nta n'ibyo uri gupanga kare ngo si ibyo bintu wavuga ko warwanya uruhe rugamba man twigarukire kuri hip hop reka kubitaho umwanya kuri hip hop twigarukire ku hip hop kacu ukurikirana aba rapper benshi barimo ba Bush ari indirimbo ya Bush yagukomye izo ni ibisazi none ni nk'iyi uzi neza indirimbo ya Bush ya mbere nemera niyo bita zunguzaye let's go ngo sinzi niba ubizi iby'iyi minsi ngo ndimo nshaka hit ngo zunguza ngo nabashonje cyangwa maze sha ubuze ubwege kwisubira usaba gushobora utemera ntabikora ibyishimo birabura abasuperidani bahamatera sinigeze mbimenya kuko hari igihe kizagera nkabura aho ndara urugo ndaza narara kwihema uzasanga ndimo miga igikondo Nyamirango Imirongo cyaje bro cyaje kabisa kuri hip hop rero nje nakubwira ngo konguzi byatari ariko kuririmba nago wigeze uturirimbira akantu gato yego hip hop ko kuririmba hip hop na confirm nakikari uririmbe tu ni nko muhanzi mu Rwanda uririmba gukoma ndirimbye rero ndirimbye yumva byaba ari ibisazi nyine no muhanzi urumva mu Rwanda uririmba gato ati wow umuhanzi mu Rwanda uririmba ngavuga ati cyaze mu Rwanda uririmba ngavuga ati cyaze like
Njye ntabwo navuga bose barankoma mani. Niyo ndirimbo uko ubu ngubu uri kumva nyine umuhanzi tuzi imbere. Right now. Uririmba akaririmbo reka tuvuga akarimbo kakoze ku mutima. Indirimbo yankoze ku mutima. Mani ni nyinshi bro. Kamwe kuna karirimbo nk'ubu jewe ushobora kumbaza. Njye hari abasani benshi bagenda banga umunsi. Abasani benshi njye indirimbo yankoze ku mutima nkavuga ati cyaze. Yande wallahi. Yiririmbeho gato. Ndirimbye mwahita mwumirwa Rwanda. Ese wabaye muri korali? Nabaye muri korali. Niyo ndirimbo mwaririmbaga? Korali nayibaye makumweru. Nakumweru gusa ntabwo nigeze ngarenza. Uhita ubivamo? Mpita nyishinguka. Uwiteka kubwira ngo iki? Nyine Uwiteka noneho aracyamurikiye agatara ntabwo byabo ariko nayishingutsemo kabisa. Nasanze natashobora kwatendinga gahunda zayo zose. Nari nuko ngo ngiye nagushimira urumva kwatana ikiganiro cyiza kandi ufite imiziki myiza of course. Komeza utere imbere kabisa. Uramanuza link yawe ni posting ni pinning kuri iki kiganiro n'abantu badukurikiye mugende murebe aho hepfo mu comment irapininze kugira ngo murebe verses uyu musani kandi man he's a really rapper. Ibi byiza n'abadukurikiye nabashimira babwira ngo komeze kugubwa neza ushobora kuri in the country Rwanda cyangwa se out of the country aba diaspora. Komeze kugubwa neza Imana komeze kubarinda. Fayo nukuri Imana niyikiza ibibazo reka gutinda mu babisha namenye kari yitanga umutuzo.